myaka 130 bari mu kaga, bari mu miborogo, bari mu marira. Hari ku munsi usanga Mose ku musozi w'Horebu, baramubwira ngo Mose we numvishe gutaka ubwoko bwanjye buntakirira muri Egiputa, ndeba n'imidiho yabo, nibuka isezerano nagiranye n'abasekuruza babo. Dufata mbiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu ngo tukabigomorera Kristo. Urumva urugamba turwana rwari rwo ubwibyago byose bizaba bishize, hariho guhimba Imana. Uwiteka niduhanye nawe, Uwiteka niduhanye nawe, Uwiteka niduhanye nawe. Yereka umubyeyi, yereka umugabo indwara yamuheje ku isasiro, uyu mubyeyi waheranye n'indwara z'imyuka mibi, uyu musore, uyu mwana latacovedinisha imbaraga zimukoraho, malo fedestanse, eshawose, diyabete, kanseri, sida, umutima, umuvuduko w'amaraso, hepatite B, hepatite C. Twirukanye ubutane, twirukanye za divorce, twirukanye divorce mu ngo z'abana b'Imana. Uzazuca uwo mugozi, uzabumbashya umutima, nezezwa no kubohorwa, nkabona uko ngukoreye. Uwiteka ari mu rwanda namwe mwicekere, uhembe namurekure cyangufashe mu maguru, turaze erefo de shabristanse detayaze de shawihinko fedetako serema aibrayifo shai. Reka babwiriza ubutumwa bwiza, bahaguruke bamamaza ubutumwa bwiza. Reka abanyamasengesho bongere basubire ku gikumba, basubire ku gicaniro. Dufate mpiri ibitekerezo byabo, tubambuye imbaraga. Uyu mwijima ucuza mu isi, ritaraze fedetako bene shayini, none sansene mangaya sayini. Numvise ijwi rimbwira ngo isi icuza umwijima, ariko abubaha izina ry'Uwiteka n'izuba ryo gukiranuka rifite gukiza amababa yacyo. Icyo ndacyumvishe. Nikuce turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Fite ibyiringiro, bifite ubugingo, bitungabane n'ijuru. Ngizo imbaraga z'amasengesho. Haleluya. Reka tukubwire rero ngo uyu mwanya sengana natwe cyane. Turabasuhuje kandi nanone bene data mwese mudukurikira kuri Iron TV. Uyu mwanya dushimiye Imana kuko iwuduhaye kugira ngo dukomeze gufashanya mu birebana no gusenga, dusengerana aho buri wese ari hirya no hino, kugira ngo turebe ko twakubaka ubwami bw'Imana mu mitima yacu. Iki rero ni cya kiganiro cyitwa dusengane tugarutsemo, aho umuntu ari hose, yaba ari mu kazi, yaba aryamye mu rugo, yaba yicaye ari byo yaribaga. Uyu ni wa munsi twababwiye, munsi wo kwa kane wo kugira ngo twese dufate umwanya wo gusenga, dusengane. Ni dusengane nyine, kandi aho tugenda tunagaruka mu nyigisho zo gusenga. Aha rero turi n'ubundi turi kwa Makarabo, tuje gufata ibihe byiza byo gusenga, kugira ngo aho uri ku bibazo bikugoye, intambara uri gucamo zose, niba ari indwara, niba ari ibigeragezo byo gushaka akazi ntukabone, niba ari bwa bukene, niba ari za nyatsi, niba ari ugushaka umugabo cyangwa umugore, niba ari urugo rwakunaniye, niba ari izo ndwara zikomoka ku myuka mibi y'abadayimoni, ibyo byose dufite Imana ishobora byose, itagira ikinanirwa. Imana ibishoboye. Wowe uzamukane natwe mu masengesho, kuko tuzamutse umusozi w'amasengesho. Uyu musozi rero hari ikintu Imana igiye gukora.
Salomo ngo yashatse kuvugana n'Imana azamuka umusozi kandi yahavanye ubwenge, kandi ubwo bwenge bwamuhindukiye ubutunzi bw'umubiri, aba n'umukire. Abami bakamutura amafeza, amazahabu, amaturo atandukanye, agira ubwenge anagira n'ubutunzi kuko yazamutse agasozi karuta utundi ajya gusenga. Tugiye kureba Eliya nawe nuko byagenze, muzi ibyo yakoze ku musozi w'i Karumeli. Hari abantu benshi, Mose ku musozi Sinayi. Icyafashije Danieli i Babuloni kuyobora neza akaba minisitiri w'intebe mu bami bagiye basimbana bageze kuri 4, ndumva ari 4 batari 5. Umwe amuhereza undi, amuhereza undi ati uzamwegereza abe premier ministre ku ntebe yawe. Nuko yashoboye gusenga. Turi kumwe na mama Karabone reka banza bamutwereke yafashijwe atangiye kuvuga. Amasengesho n'ubuzima, n'ubuzima kandi nzahorana nabikora. Ntabwo ari ukubikangurira abantu gusa, ndanabikora kandi nkabishyira no mu bikorwa. Hari ukuntu umuntu abantu basenga ariko ntashyire mu bikorwa amasengesho yasenze. Ibyo wenda tuzagenda tubivuga, ariko nkunda gusenga kandi gusenga n'ubuzima. Mu gusenga hakiri indwara, mu gusenga abantu bagira ubuzima mu buryo bw'ibifatika no mu buryo bw'umwuka, byose gusenga birakunda mu izina rya Yesu. Hanyuma tukaba rero tubwiye buri wese uyu mwanya kugira ngo afatanye natwe gusenga, kuko gusenga nyine n'ubuzima. Amen. Gusenga ni byiza cyane. Nagira nkubwire ngo wowe wizere Imana tugiye gusenga cyane. Hari ijambo nkunda, ndarikunda cyane, Pawulo yabwiye Abakorinto mu rwandiko rwa 2 igice cya 10 umurongo wa 3 kugeza kwa 5, aho yavuze ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu, ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana ngo zigira ububasha, zigira imbaraga zo gusenya ibihome by'abadayimoni. Hano hari ijambo yavuze nkunda rikomeye cyane, none uravuga yaravuze ngo dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu ngo tukabigomororera Kristo. Urumva urugamba turwana urwari rwo, umva urugamba rw'amasengesho. Twebwe ntabwo turwana zazine ngo dufate imbunda, dufate inkota, dufate ibiki, ahubwo urugamba turwana n'ibitekerezo biri mu mitima y'abantu. Twebwe dufite ubushobozi iyo turi muri wa mwuka twavuze muri cya kiganiro cy'ubushize. Dufite ubushobozi bwo gufata mpiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu ngo bibi byose tukabigomororera Kristo. Urumva amasengesho kunari ikintu gikomeye bombi cyane. Nukuvuga ngo hahandi abanzi bari gutegura kukuroga, hahandi abanzi bari gutegura kugutega nijoro ngo bagutera ibyuma, hahandi iza nama abadayimoni barimo barategura zose z'uduco z'inzira bagomba gucamo, niba ari ukuguteza ubwo bukene ngo wihebe wiganyire, hahandi gutegura ibirwara ngo uzahere uko ugume muri cya gikombe cyitwa ishidikanyamana. Amasengesho arabirogoya byose, ubirogoya batari babikora. Utwo tunama tukabifata mpiri ibyo bitekerezo biri mu bantu. Wa wundi bosi wawe umaze kukwanga akabagambiriye kuba yaguhemukira kandi uzira ukuri, uzira gukiranuka mu kazi, akaba ari kubitegura ngo akoresha inama kwirukane ibyo, ngo mu masengesho tubifata mpiri ku buryo za ntekerezo byatekerezaga birangiza bihindutse umuyonga mu mutima we. Ibyo utekereza tudahari, ibyo ushaka tudahari, nta n'undi muntu wari wabibona. Isengesho cyangwa se umunyamasengesho cyangwa se mu gihe cyo gusenga tubifata mpiri, ngo tubifata mpiri. Ugasanga aricaye bateye kuwabirika ubundi narindi mu biki bikamuvamo kandi yari yabiteguye neza. Ngizo imbaraga z'amasengesho. Reka tukubwire rero ngo uyu mwanya sengana natwe cyane, kuko hari ibintu byinshi biri buze kuritagurika ku buzima bwawe. Hari imbaraga z'umubi za Satani zigiye kumeneka, hari ibitero byari byateguwe, hari inama zari zateguwe nyinshi zigiye gusenyuka uyu mwanya kubw'amasengesho. Mbere yuko twinjira mu gusenga turabanza turirimbana indirimbo. Buri ndirimbo ni kimwe mu bintu bikomeye byirukana imbaraga z'umubi zose zigahunga. Baravuze ngo no gusenga kabiri, kuririmba ubusenga kabiri, ariko nibyo
ubusenze kabiri ubwo iririmba ubu umeze nk'usenga kandi no mu mutima naho biba birimo noneho n'aya magambo uri gutondagura uri kuyabwira Imana uri kugira urumva ko umunwa no mu mutima hose biba bihari. Tugiye kurimbana indirimbo ya 99 mu ndirimbo z'agakiza. Indirimbo ivuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru ubwo rero ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru sinahora mbaririza urugendo rwawe Yesu cyangwa se ngo nshidikanye kugukurikira Yesu umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyeshe umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu gukomeza no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyeshe mu gihe hagize icyaza kikanesha inzira yawe cyangwa kikanemerera muri urwo rugendo mfite uzaze uca uwo mugozi uzabumbashya umutima nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukore Yesu uzaze uca uwo mugozi uzabumbashya umutima nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera urandinde mwami Yesu ntunganyirize imigambi niba rero naniwe urugendo uzanyibutsa urukundo uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto uzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto uzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto uzahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzi ni uko iby'Imana
ishaka aribyo nkwiriye gukora ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi aribyo mu gihe ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi aribyo mu gihe oh Yesu nzi ufite amagare ibihumbi harimo n'iryo wangeneye icyo wampitiye ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro icyo wampitiye ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga nanjye uko niko nzava mu isi ahubwo ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ahubwo ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana tuzaba ibihumbi turamye umukiza tuzamuririmbira twese tuti uri Imana ikira ntukamuri byose ku buntu n'inamutugirira tuti uri Imana ikira ntukamuri byose ku buntu n'inamutugirira yewe ubu ntegereje kandi nihanganye tuzasobanukirwa byose mfite ibyiringiro ifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru yewe mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga nanjye uko niko nzava mu isi ahubwo ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ahubwo ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ahubwo ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi aribyo mu gihe ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi aribyo mu gihe mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane
mfite ubugingo mfite umugabane mu ijuru. Mana ishimwe. Haleluya. Tugiye kongeraho indirimbo imwe hanyuma niturangiza twinjire mu mwanya wo gusenga. Iyi ndirimbo twari turimo kuririmba ni indirimbo ya 45 mu ndirimbo z'agakiza. Reka twongereho indi imwe, indirimbo y'115. Urayizi? 115. Nabonye umukunzi mwiza. Nabonye umukunzi mwiza. Mu gusenga nabonye umukunzi mwiza. Aho abandi batari, aho abantu bose batari bari, mu gihe uhagaze uri wenyine mu bigeragezo, akenshi umuntu yisanga ahagaze wenyine inshuro nyinshi. Ariko uyu muririmbyi aravuga ngo muri icyo gihe gikomeye gutyo nabonye umukunzi mwiza. Yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi ari wo rukundo rwe. Reka tuyiririmbane hanyuma dufite umukunzi mwiza. Kandi nagiye nkubwire ngo nubwo uri mu bibazo, Yesu aragukunda. Haleluya. Yesu aragukunda, ahubwo ukomeze kumushikamishaho. Ndetse umuririmbyi w'151 aravuga ngo Yesu arusha abandi bose kudukunda. Ona izindi nshuti zose zagushiraho. Yesu we ntabwo ahemukira. Wakunda. Yego. Inshuti zacu ziraduhemukira, ibihe bikaduhemukira, amafaranga tukayashaka ariko akagera igihe akaduhemukira, ubuzima tukabukunda ariko bukaduhemukira, umubiri tukawitaho ariko igihe kikagera bikaba nabi. Ariko Yesu ntahemukira. Kandi sina hano mu isi gusa. Unavuye muri uyu mubiri tuzagumana ubucuti. Haleluya. Buzakomeza. Yesu ni nonaha turi mu mubiri na nyuma yuko tuvuye mu mubiri ubucuti burakomeza. Tudahanurira kuri kamera. Haleluya. Mani habe icyubahiro. Yesu arusha abandi bose kudukunda. La soketa vede shabini stansere mango la. Nabonye umukunzi mwiza. Nabonye umukunzi uguha ntagucyurire, ntagerekeho amagambo, navuge ngo nejo naramuhaye ngo n'uyu munsi ngo nzageza ryari. Ese nzageza ryari kumutunga we. Nabonye umukunzi mwiza. Katuyiririmbane. Amen. Hanyuma tuvemo twinjira mu mwuka gusenga. Haleluya. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi ze zanteye kubimbataye rwose, genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Genduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza, kera yaramfiriye, yaranguza mu bugingo, nawe yaranyihaye. None ibintu mfite byose ntabwo nyibigundira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Yewe nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora, ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Umuhanga masiteka bizanyiza intege nke, shira ubwoba shira ubute, nyuma nzatabaruka. Shira ubwoba shira ubute, nyuma nzatabaruka. Nabonye umukunzi mwiza, niwe nyir'imbabazi. Niwe rero niwe mujyanama wanjye, niwe undengera iteka. Ntakubaho
nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu oya nta bya none nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu oya nta bya none nta bizaza byazananya na Yesu. Haleluya. Nabonye umukunzi mwiza byose arabishobora ngo ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya hehe mu ijuru. Ndashaka kubwira umuntu udukurikiye ngo umunsi wizeraga watangiye inzira ijya mu ijuru kandi igihe rutangiraga hari umukunzi wawe. Amina. Kandi uwo mukunzi ntajya atsindwa. Haleluya. Ntatsindwa ntacyo kintu kimutsinda ajya turinda akaga kose ariko muri iyo nzira ijya mu ijuru mu nzira ijya mu ijuru ntaturindira ntaga turindira inyuma yayo ni mu nzira ijya mu ijuru. Hari akantu ntekereje ntajyaga ntekereza ngo none ibintu mfite byose ntabwo ntibigundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Ubuse niko bimeze ibyo turirimba kuko nibyo. Ese koko ibyo turirimba nibyo? Aha tuhibaze. Hari ukuntu umuntu aririmba ibintu ariko indirimbo kuko ziraryoha hari ukuntu tuziririmba ariko ntitwumve ubutumwa burimo. None ibintu mfite byose ntabwo nkibigundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Hari ibintu turirimba ugasanga ntabwo nyine turabirimba ku munwa ariko tutabishyira mu bikorwa. Bivuga ngo yawe jyewe sinigenge na mpamvu hari muri bimwe naririmbye ngo singira uwanjye ngo nigenge kandi Bibiliya ikongera ikavuga ngo ntimukira abanyu ngo mwigenge. Ubwo turaba umucunguzi rero ubwo n'ibyacu byose n'ibye n'urubyaro n'umuryango n'amafaranga n'ubwenge n'imbaraga n'igihe yego ni iby'uwo mucunguzi. Ko hari abantu bajya babigira ibyabo yego aho ngaho rero ni hahandi muri cya kiganiro twavuze cy'ukuntu umuntu ashyira umubiri imbere. Imana iturengere tumenye ko yaba twebwe ubwacu yaba n'ibyo dufite byose ni ibya Yesu nta nubwo bikwiriye gutuma twigenga. Tureke umugenga wacu Yesu atuyobore. Reka twinjire muri uyu mwanya wo gusenga. Usenge ahantu urwaye ufate ahantu urwaye. Iyo ndwara urwaye ubona umaranye imyaka myinshi umaranye igihe kinini cyane reka mbwire ni hafate. Ikindi wizere twebwe turi kuri social media ariko mu bintu nzi nuko Imana iba hose kandi iyo dusenga nabo niyo iri gusenga gusa Bibiliya tubwira ngo hose habera heza inshuti zibana ngo zirakundana neza zibanye na Yesu ngo nkuko imvura iguye ihembura imyaka muri kw'Imana ibigenza yeza abakundana. Urumva iyo imvura iguye ngihembura imyaka uko ni nako Imana ibigenza yeza uko Imana yeza imyaka isanzwe nako yeza abagize gute abakundana. Ibi rero turimo nubwo tutari kumwe ariko Imana dusenga nawe niyo ugiye gusenga ahubwo wizere iyo Mana kuko turi hamwe turakundanye duhuje umutima kuri iki gikorwa tugiye kwinjira cyo gusengera ibibazo intambara duhura nabyo Satani umwanzi wacu aduteza muri iyi si. Kandi nshima Imana ko hari abantu bagiye bampamagara bambwira ngo kuva twatangira ibi bintu byo gusenga byo kubasengera ngo hari uburyo bumva mu mitima yabo baruhutse. Oya jewe barabimbwira benshi cyane rwose. Kandi mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ngo ikintu cya mbere kikuzaho iyo usenga ni amahoro. Icyo ni cyambere nicyo kintu cyambere cyiza. Noneho ya mahoro ntabwo Kristo yaza hatari amahoro. Ya mahoro iyaje Kristo yinjira muri wowe agatangira kurwana za ntambara zose akazigutsindira wibereye aho ngaho. Yego. Ubwo rero ngira ngo urabyumva neza ko mu masengesho harimo amahoro kandi koko nyine Yesu niwe mahoro yacu. Niwe mahoro yakugezemo muri Yesu waje yagezemo rero
ibindi byose arabyigizayo. Hallelujah. Dufashe kuzamura isengesho hanyuma dusenga n'Imana. Imana igira ikintu ikora ku buzima bwawe. Hari abantu Imana igira ikintu barwaye, ikora ku buzima bwawe. abantu bafite indwara zimaze igihe, hari abantu barwaye barushye mu mitima, abantu baruhijwe n'ibyaha, abaruhijwe n'ibyago, abaruhijwe n'ibintu bikomeye bibariho intambara, bafite intambara zikomeye bahuye nabyo mu buzima. Ikindi kintu kirushya abantu, ningira umugisha nzabaho ubuhamya ukuntu umuntu aruha mu mutima iyo adashoboye kubabarira abanzi be. Kandi icyo kintu ni inshuro kabiri. Inshuro kabiri nyivuze. Ni inshuro kabiri. Akaba aricyo nzavuga. Uzakivuga rwose. Ukuntu umuntu iyo atashoboye kubabarira, kandi kubabarira jari ni umurimo ukomeye ukorwa n'umwuka wera mu muntu. Nta muntu ubyishoboza. Hato mutaza kumva tuvuga aya magambo mukagira ngo twebwe twagezeyo ntitukirwana izo ntambara. Natwe izo ntambara turazirwana. Ariko umuririmbyi wa 205 aravuga ngo urwane intambara nziza, Kristo niwe mbaraga zawe. Ntabwo ntidushobora gutsinda Kristo atari muri twe. Yego. Rero abantu baruhijwe no kutababarira, bafite umutwaro uko byabananiye kubabarira abanzi babo, iyo nayo ni indwara ikomeye. Nabo tubasengera Imana. Reka tuzamura amasengesho. Nawe wari uvuga uti iki cyaha ndakihana kikanga. Icyambere no kubanza ugaterwa agahinda nicyo cyaha. Abantu Satani ari gusenyera ingo. Pawulo yaravuze ngo ni kagahinda katicuzwa. Ubanza wabazwe n'icyaha wakoze. Ubanza wabazwe no kuhemukira Imana. Yego. Hanyuma nurangiza ubwira Imana ngo muri aya masengesho ndashaka ko umpa imbaraga nkabasha gutsinda iki cyaha cyananiye. N'abantu Satani ari gusenyera ingo. Abantu Satani ari gusenya hagati mu miryango, hagati mu bantu babana, harimo ubwumvikane cyane mu miryango myinshi. Ibintu birakomeye. Satani yahagurukije intwaro y'amarozi, turacyabivugaho. Abantu kabona rwose barashwana, abandi bakarwara indwara utamenya ngo ni ibiki. Rero abo bose tugiye kuzamura. Imana ni ya hose na kure. Imana ibera hose icyarimwe kandi ishobora byose. Nta kintu na kimwe kirogoya imigambi yayo myiza, kandi umugambi w'Imana ni mwiza kuri twebwe. Imana iduhana n'umugisha. Mana yacu uri mwiza Yesu, ubereye mwiza bakubaha n'abagutegereza. Urahambaye, uri ibyiringiro bizima mu bwenge ndetse no mu mirimo. Uri nyiri imbaraga, urahambaye, uri nyiri ububasha. Iyo twitegereje ikirere, tukitegereza inyanja, tukitegereza ibiri ku isi, tukitegereza uburyo wakoze umuntu, uburyo waremye umuntu. Mana biraturenga, birenga uko dutekereza, birenga uko tubizi, birenga uko tubivuga. Urahambaye, abantu bagashira. Urahambaye, uri Imana yera, uri Imana yera, uri Imana urahambaye. Wanga icyaha n'igisa nacyo. Imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Wigeze ubwira Mose umubwira ngo injirayo mbanza ubwoko burimbure, nimara kuburimbura ngo guhinduremo ubwoko bukomeye. Ariko bari bakugomeye. Uri Imana yanga umuntu yigomera, kandi icyaha nibwo twebwe abantu tujya tugomera Imana. Ariko turasaba muri aka kanya ko gusenga kugira ngo imbabazi zawe nk'uko zihoraho iteka. Imbabazi zawe zihoraho iteka nizo zituma tudashiraho. Ongera ubabarire aba bagabo bazareba iki kiganiro. Utunganye, ongera weze urubyiruko, ubabarire buri wese. Ongera weze abagore, ongera weze imitima yacu, ongera weze abakozi bawe, ongera weze abashumba, ongera weze imitima. Tubabarire ma, twegereye intebe y'imbabazi zawe. Tubabarire, babarira buri wese, uhagira buri wese. Tuvaneho gukiranirwa ibyo twakiranirwamo, ibyo twagendeyemo. Mana, uyu muntu byagendeyemo, uyu mugabo byagendeyemo, uyu mubyeyi byagendeyemo, uyu mukobwa byagendeyemo. Heza buri wese. Tubabarira ko twita ku murimo wawe, tubabarira ko twita ku byawe, tubabarira ko twita ku mwuka, tubabarire Imana, tubabarire, tubabarire amaganya, tubabarire kwiheba, tubabarire agasuzuguro, tubabarire ma, babarira buri wese imbabazi zawe
zongere zitugereho imbabazi zawe mwami wacu nizo zituma tudashiraho imbabazi zawe nizo zituma tugihumeka kubwa muntu mwami waba waraturimbuye uko warimbuye Sodoma n'Igomora ariko tubabarire Mana ibyaha by'ubusambanyi byabaye babarira buri wese turi kuva muri aya masengesho babarira umuntu wese Mana ntabwo amaganya yatuma dukira ntabwo kweba byatuma dukira kwizera kwarashize babarira uyu muntu kwizera kwashize akabasiga avuga ngo nta Mana iriho akabasiga avuga ngo yaba iriho nakabaye narakize kera muri Imana iriho twakwizera tutakwizera uzahora wo kwizera niko Pawulo yaravuze ngo nubwo tutakwizera uzahora wo kwizera ko kuri iyi zi urishoboye uzi imbaraga ufite urirema udatwatwe wakwisiraheli mu gihugu cy'Egiputa bari baruhijwe myaka 330 bari mu kaga bari mu miborogo bari mu marira hari ku munsi musanga Mose ku musozi w'Horebu uramubwira ngo Mose we numvishe gutaka ubwoko bwanjye buntakirira muri Egiputa ndeba n'imihigo yabo nibuka isezerano nagiranye n'abasekuruza babo Aburahamu Isaka na Yakobo nibo ntoranije kugira ngo ngutume ujye kunkureho buriya bwoko uramubwira ngo genda ubwire Farawo ngo ndiho Uwiteka arantumye umurekurire ubwoko bujye kumukorera mu butayu kuko niko natwe turahangaha tukugira ngo niho urebe kubihaka abantu urebe mwami iretaye imiborogo urebe amaganya y'abantu urebe uko bamutakira n'izina rya Yesu utakoze shawi his beautiful as I shine glome tutarazere fedetayi Uwiteka ninduhanye nawe Uwiteka ninduhanye nawe uko niko wavanye muri Egiputa nuko kwa gukomeye cyane nyuma y'ibimenyetso 10 barukoreyeyo uko niko batambukije mu butayu uko niko bagije kunyanja itukura uko niko bakirije ingabo za Farawo ubwo zari zibatuze ngo zirukanka n'amagare n'amafarashi barebye impande zose ngo babone imisozi ariko urangije ubwira Mose ngo bwira Abisirayeli basubire inyuma gatoya ngiye gukora ikintu gikomeye nibuka ibyo bababwiye ijambo rikomeye babwira Mose agana imbere yabo arababwira ngo yebwe Abisirayeli bwoko bw'Uwiteka nitinya gusa cyane habaye uyu munsi mwihagararire murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi ngo kuko abanyegiputa mwabonye mutazongera kubona ukuri icyakane ngo Uwiteka ari barwanire namwe mwicekere uko niko batabaye turasenze ngo uyu muntu uri hano kuri Iron TV turi gusengana ngo uyu munsi ingabo za Farawo inyanja byari biri imbere byose nibiveho imbaraga zawe zihirike imbaraga zawe zihirike ibyari bimeze nk'inkike z'Yeriko ibyari bimeze nka Yorodani imbere y'aba bantu ubu burwayi ibibazo bitandukanye imbere y'abantu yerekeye umugabo y'indwara yamuheje ku isasiro uyu mubyeyi wahereye n'indwara z'imyuka mibi uyu musore uyu mwana latacovedinisha presaso elefo daihosmi shawe elasi elimanto tukudistafedesha tutarazere brinima turababohora iraso evenesha imbaraga zima zimukoraho malo fedestance eshawos diabete kanseri sida umutima umuvuduko w'amaraso hepatite B hepatite C turabohora izi ndwara zibohera ku bana b'Imana satani hari kutubohesha indwara kugira ngo twihebe turabohora
nakire mu izina rya Yesu, yakire kubohoka, yakire kubohoka, yakire kubohoka, yakire kubohoka. Uwiteka we, Uwiteka nyir'ingabo, Uwiteka byiringiro bizima, Uwiteka mbaraga z'abera, Uwiteka amahoro yacu. Tuninase erefone shall we his beautiful, I hold the tires shall we hide beautiful mu mitima yabo, nesanso elemental, reka abantu babongere babona Imana, reka babongere babona Imana, reka abasore babona Imana, Imana niboneke. Satani Imana winjiye mu ngo z'abantu, turakubita izo mbaraga, urugo rwawe rugiye gusenyuka, rurimo kunyeganyega. Yaroze erefone shawizimo bitakoze nesha isasi eremango tumvide sta Mana dusengera uno rugo kugira ngo aba badayimoni bari gusenya ruri ku manegeka. Turahagaritse twirukanye ubutane, twirukanye za divorce, twirukanye divorce mu ngo z'abana b'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyir'ingabo, nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, mbaraga z'abera, byiringiro bizima, mahoro yacu, uw'amakubabwibasiye abantu bawe, reka uhereye nonaha muri aya masengesho, nk'uko wasatuye inyanja mo kabiri, nk'uko wakabije iyo nyanja abantu bakabona aho banyura, guca inzira. Kandi Imana yacu, ababuze inzira, ababuze akazi, ababuze umwami, turamena imbaraga z'abacwezi mu ngo z'abana b'Imana, turamena imbaraga z'abarozi, turamena imyuka mibi, indwara z'abadayimoni, indwara z'amarozi, ibyo abantu barenga, ibyo abantu bategwa, ibyo abantu baborera amahembe, tuyirukana kuri uyu muntu, amahembe namurekure, byamufashe mu maguru, turaze erefone shabilistase, detayeze neshawihiza, fedeta koserema, ibifata mu murongo. katika jina la Yesu turasenze abantu b'Imana nibabohoke, dayimoni nibabarekure, dayimoni nibabarekure, izina rya Yesu. Abantu b'Imana nibabohoke, abantu b'Imana nibabohoke. tudaya kota vedesta ababyeyi bafite abana babananiye bibera mu bwenge, batwawe n'umwuka reka uyu mwuka ucike, reka izi mbaraga zibarekure mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo, reka urubyiruko rwacu mwami rukizwe, reka Satani arurekure mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'umwuka wera. Haleluya. uri gutera mu ba mu izina rya Yesu. Ubusambanyi bwateye urubyiruko, ubusambanyi bwateye mu masosho media, urubyiruko rusambanira ku matelefone. Mu izina rya Yesu Kristo, izi mbaraga zo gutingana, izi mbaraga zitera ubutinganyi, mu izina rya Yesu Kristo turazorezerera, turimira uyu mwuka, turawutesha agaciro. shawe elanso elasi erema tu edefa. Mana igaragaze mw'itorero, igaragaze mw'itorero, igaragaze mw'itorero, igaragaze mw'itorero. Mana izina rya Yesu Kristo, reka mwami abakobwa bacu n'abahungu bagirirwa ubuntu, babona agakiza, bahabwa imbaraga zo gutsinda ibyaha. abaguye nibongere babyuke, abasubiye inyuma nibongere. Abanyamasengesho baguye, abahanuzi baguye, abavugabutumwa baguye, mu izina rya Yesu bongere bakizwe. Kuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu tukabikugomororera Kristo. Reka dufate ibitekerezo bya buri muntu wese kugira ngo abe ari wowe ubiyobora. Mu izina rya Yesu, reba ibyaha biragwiriye mu isi, reba Mana bigeze naho mu madini, abantu bari gushingirwa abagabo ku bagabo, turimo turabibona. abandi bakazana amarozi mu madini n'amatorero bakadesitana ubusambanyi bw'indengakamere n'izina rya Yesu Kristo. ubusambanyi bw'indengakamere bwarinjiye hirya no hino. Mana
turasenze wagira ikintu ukora imbaraga zawe umuriro wawe mu izina rya Yesu igira agaciro bongere bagira agaciro reka bigisha ijambo ry'Imana bahagurutswe nawe reka babwiriza ubutumwa bwiza bahaguruke ubutumwa bwiza reka abanyamasengesho bongere basubire ku gikumba basubire ku gicaniro bongere basenge Mana tabara isi dusengeye igihugu cyacu turagisengeye mu izina rya Yesu turagisengeye twirukanye umwuka w'ubusambanyi umwuka w'ubwicanyi bwo mu mitima twirukanye zana urukundo mu gihugu cy'u Rwanda zana mu rukundo turasenze ngo urukundo uha abanyarwanda n'abanyarwandakazi kubabarira uha abanyarwanda n'abanyarwanda gusaba imbabazi mu izina rya Yesu Mana ushyigikire winjire muri iki gikorwa cyane umunyarwanda ndetse no mu bumwe n'ubwiyunge Mana turasengera abayobozi b'u Rwanda turasengera buri bantu bose mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu ibicaniro by'abadayimoni mu Rwanda bisenyuke ibicaniro by'abapfumu n'abarozi bisenyuke ibicaniro by'abakonikoni bisenyuke bongera hubakwa ibicaniro by'abanyamasengesho abayobozi kuyobora neza bakayobora abantu neza turasenze nk'abayobozi bakoreshe ubaha ubwenge buturutse kuri wowe ubaha ubwenge bwawe Mana kandi imiyoborere yabo myiza iragenda ikagera ku baturage ikagera ku bizera ikagera ku itorero bigatuma n'itorero ribasha wohereza imbaraga z'umwuka wera turasenze Mana nyir'ingabo mutware abatware witeka we ngwino wongere mwami ubyutse abanyarwanda ngwino wongere mwami wica imigambi y'icakura ngwino wongere mwami ukureho intambara n'amakuba ngwino ukureho intambara n'impuha zazo ngwino wica imigambi mu izina rya Yesu Kristo kandi Mana waravuze ngo nihagira abahagarara mu cyuho hakagira umuntu umwe wahagarara mu cyuho uzamukiza kandi umukizanye n'igihugu Mana turi muri iki cyuho kugira ngo ugirire neza igihugu cyacu abatekereza kugitera abatekereza kuzana intambara abantu bose batekereza nabi ku gihugu cy'u Rwanda duhagaze muri rya jambo rivuga ngo dufite ububasha bwo gufata mpiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu tukabigomororera Kristo reka duhagarare muri iri jambo dufate mpiri ibitekerezo byabo tubambuye imbaraga turogoye imigambi y'abicanyi turogoye imigambi y'abantu turogoye imigambi yabo n'izina rya Yesu turogoye imigambi y'abantu babi n'izina rya Yesu kugira ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi kongere tubone Imana kongere tubone amaboko y'Imana kongere tubone gukora kw'Imana n'izina rya Yesu Kristo turawutsindisha imbaraga z'umwuka wera turawutsindisha imbaraga z'umwuka wera umwuka wose uzaba kurwanya ivugabutumwa n'izina rya Yesu Kristo ubutumwa bwiza n'izina rya Yesu Kristo turica imigambi y'icakura ikorera muri bantu bose wongera uzamura umwuka wawe haleluya ibihugu byose ku migabane yose turabasengeye kugira ngo bahishurire kugira ngo bakure mu kurangara n'izina rya Yesu Kristo n'izina rya Yesu ubaha agakiza bamenye umugambi wabajyanye muri biriya bihugu atari ukurunda ubutunzi ahubwo ari ukugira ngo bagaragaze amaboko y'Imana bagaragaze ishusho y'Imana gusinzira bavana mu bitotsi no kwihugiraho no gushyira hejuru iby'umubiri iby'umwuka bikamanuka wiraraze eresosi tuboherejeho
umuriro w'umwuka wera kugira ngo buri muntu wese aho ari mu bihugu bitandukanye agaragaze ishusho y'Imana genda kubigaba n'izina rya Yesu ongera usange buri wese umukangura ku giti cye kandi kose n'agakiza kawe nikagaragare ku bantu banasi erefo nikagaragare abantu be kwitirira agakiza kari ako bafite Mana nyir'ingabo utwara twongeye gusenga ubakuremo imitima imeze nk'amabuye wongere mwami bashyiremo umutima woroshye umeze nk'inyama abavugabutumwa hagurutse abigisha hagurutse abapasitoro hagurutse abashumba hagurutse ababishopu bari mu murongo w'Imana bahagurutse Uwiteka bahagurutse turabasengeye turabahamagaye aho batataniye aho bihishe mu myobo mwami bakureyo mu izina rya Yesu Kristo ubuzuza umwuka wera ubahe gushira amanga maze bahagurukire uvuga ubutumwa bwiza uri Imana yumva gusenga uri Imana yumva gusenga uri Imana isubiza uri Imana isubiza urakoze ko wumva gusenga kwacu uri Imana isubiza kandi mwami turabizi neza wumva gusenga no kwigenga kwacu kandi mwami wowe ubera hose icyarimwe ibintu byose ubireba nk'ibyambaye ubusa tuvuze ibyo tubasha kumenya ariko wowe uzi byinshi kuturusha kandi umugambi wawe ni mwiza kuri twebwe turagushimiye abukijije indwara turagushimiye abuhaye agakiza turagushimiye abuhaye mwami imbaraga zo kunesha ibyaha turagushimiye abubyukije turagushimiye abantu bawuhaye kubyara neza atanagiye kwica benshi abana benshi bavuka turagushimiye turagushimiye ko babyaye bitara vedestikini binishayi turagushimiye kuvanyeho impfu ku babyeyi bari kwa muganga bagiye kubyara satani yaragiye kwica benshi turarazenestasedetakozenema bayashaweya vedesi erema rirasiriblaye ndagushimiye kubw'umwijima avedesansidi binistaye ukabuzanya umucyo mu izina rya Yesu urakoze Mana turagushimiye haleluya ukaburemya amashimwe urakoze Mana uremya amashimwe uremya amashimwe uko uremya amashimwe ko natwe Mana kuremya ishimwe ku bantu tuzashimana n'aba bantu bakize n'aba bantu babyutse n'aba bantu bamenye ukuri mu izina rya Yesu Kristo urakoze Mana kuko abantu murunga bangabo urakoze ko wubatse ingo zari zisenyutse urakoze kutanze amafe urakoze mwami kutanze ubuzima urakoze kutanze umwuka wera uyu mwijima ucuza mu isi ritarazereferetakobeleshayini none sansene mangaya sayini none se bigende gute Uwiteka shawe ravidigo risanserema none se neze bitemana bimeze bite sovedera bini shawe asonema gahiba haburi wese kuba maso rero haburi wese kuba maso kuko umwijima ubaye mwinshi birazorera taya zidi fidi bini shawe abakwizera Mana baye kuba maso wavuganye natwe kutazaduta wavuganye natwe kutazatureka wavuganye natwe kuzabana natwe ibihe byose reka ugumane natwe kandi ubane n'abantu bawe ubakore ku maso urakoze Yesu urakoze kumva gusenga kwacu buri wese kandi natwe turabyizeye turagushimira kutazigera intore zawe zigutakira ku manywa n'ijoro turagushimira kuko hari igitangaza ukoze muri aya masengesho hagati mu bantu bawe urakoze turagushimira Yesu kuremya amashimwe kuri benshi bari bakurikiye muri aya masengesho twaturi urakoze mwami habwa ikuzo n'icyubahiro tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen 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 Haleluya. Amen. Urandinde mwami Yesu ntunganyirize imigambi
bananiwe urugendo uzanyibutsa urukundo uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto kuko uzahozwa ibyo byose ugeze wanjye mu ijuru uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto kuko uzahozwa ibyo byose ugeze wanjye mu ijuru. Amen. Haleluya. Nshimiye Imana ishimwe kuko hari ibyo ikoze. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Kandi hari abantu benshi Imana ishimwe. Hari abantu benshi Imana ishimwe. Hari abantu numvishe Imana ngira ko yahaye agakiza. Amen. Kandi niwo mugambi dufite no kugira ngo Imana iha abantu agakiza. Ni nawo mugambi w'Imana kuko yavuze ngo ntishaka ko hari n'umwe warimbuka. Imana ishimwe. Kandi buriya gakiza kaza gakemura ibintu byose cyane mu mwuka no mu mubiri cyane. Icyo nicyo cyangaga Yesu. Yaravugaga agatanga agakiza, agakiza ibyaha, akanakiza n'umubiri cyane. Hari abantu Imana ikijishe impande zose. Zamura kwizera. Kandi hari abantu Imana itambukije mu mwijima. Haleluya. Mu mwijima turi gusenga numvaga ijwi ryo mu mutima rivuga ngo hari abantu bari barananiwe kureka ibyaha kandi bashaka kubireka. Imana imanuye imbaraga muri bo kugira ngo bareke ibyaha babishobore. Mu bintu numvishe nuko nanze kwinjira mu guhanura cyane, ariko numvishe Imana imbwira ko numvishe ko imbwira ngo isi icuza umwijima. Nakumvise abantu bayo igiye kubanyuzamo batambuke muri uwo mwijima, tuzawunyuramo kandi tuwutambuke. Haleluya. Rero reka tubabwire ngo umwijima ni ibyaha ndetse n'ibyago n'amakuba bihagurukira abantu. Agiye gusuka mu isi byinshi, ariko abubaha izina ry'Uwiteka n'izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza yaba yacyo. Icyo ndacyumvishe. Wowe izere Yesu gusa ubane nawe uraje ubona Imana. Ikiganiro ni dusengane. Amashimwe uyatambutsa kuri Ayalon TV. Nimero zacu urazibona, iza makarabo urazibona, izacu zanditse hasi kuri YouTube. Wacha inbox tambutsa amashimwe public hariya kuri channel yacu kugira ngo abandi babone ko n'abandi babone hari imirimo ikomeye Imana irakora. Kandi mbwira abantu ko ubuhamya batanga bugira abandi bufasha mu mitima yabo kugira ngo bakomere cyane. Rero reka tubabwire ngo mugumana amahoro ya Kristo. Gusenga harimo amahoro, aya mahoro abe mu mitima yanyu. Hanyuma amasengesho, ikiganiro dusengane nakagaruka buri wa kane, ngira ngo murabizi. Gusa turimo turategura isaha muzaza muboneraho uyu mwanya kugira ngo buri wese abe yegereye asenge. Hanyuma tunasaba kugira ngo Imana ishyigikire tubone ibikoresho dutangiye gusengana live aho bari babireba na ya saha tukayishyiraho neza ku buryo tuba turi kumwe. Ariko twizera ko hari ikintu Imana igiye gukora. Umva, hari ikintu Imana igiye gukora. Makarabo urabyumva ute? Wabuta yamanutse. Hanyuma rero murakoze cyane, reka tubabwire ngo shalom.